yego, kuko benshi mu bantu tuziranye itangazamakuru murabizi ntago wapfa kwemeza ngo uyu muntu ngo ni shiri wanjye cyangwa se we. Igihari ni uko uyu mukobwa nk'uko benshi bamumbajije, ababesto banjye, bo twamenyanye, ababyeyi banjye, benshi babyibazagaho cyane, ugasanga umuntu tubaye inshuti ariko yibajije ngo uyu muntu ngo gute ngo muvugana umupostinga ngo nshaka nsobanure nimba unkunda nimba utankunda. Ukuri nyako ntago aka kanya nifuje kubaho ukuri. Uyu twarakundanye nibyo byaseriye, gusa ntago byagenze neza nk'uko bavuga ngo ikintu cyawe ntawe kijya. Byaje kugaragara ko ntari uwe nyine ndagenda nawe ku giti cye yaje kubona ko ntari uwe, nanjye mbona ko atari uwanjye. Bivuze ngo ntabwo aka kanya yabaye umukunzi wanjye, ariko aka kanya si umukunzi wanjye, ntabwo dukundana kubera impamvu runaka zabaye. Ni ibintu bibaho muri relationship, kuba waba uri kumwe n'umuntu nyine igihe kikagera mukaba mutari kumwe. Gusa benshi mu nshuti zanjye bakunda kugenda bambaza uramukunda gute, umupostinga Instagram, Facebook, kuri YouTube, ahantu hose tumusanga. Kugeza ubu aka kanya nta muntu w'umukobwa tuba inshuti nyine ngo tumaranye igihe akibona ino foto ku mbuga zanjye yibaza ko ari umuntu nyine dukundana. Bose baza bavuga ati uyu ni sheri wawe murakundana, nanjye nkababwira ati nyine nimba umuntu mwarakundanye wibuka ko hari ibintu byinshi yakugejejeho cyangwa se wamumenyeho mwabanyemo byiza n'ibibi. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite usiba amafoto ye, stati ziwe, ibiganiro mwagiranye, ubifatira ahantu hangombwa ubishyira ugapfundikira nyine ukaba umuretseho gatoya cyane. Rero njye mu bindi abantu bajya bakunda kunsetsa cyane cyane ku bantu b'abakobwa. Mwana bakobwa munyumva aka kanya, mwebwe muri kunyumva aka kanya, ku mbuga zitandukanye Facebook, Instagram, Twitter ndetse n'izindi groupe za WhatsApp, abakobwa benshi barimo barashaka abakunzi, ariko mwebwe mugafata abakunzi bayo mukabagereranya n'ubusa, mukabagereranya n'ingegera nkaho nta kintu bamaze. Abandi bari gushakisha, abandi babuze abagabo. None nsitwa niyo bamwe bahita bavanga ngo twabuze abagabo se ngo gute, ngo nta bagabo tugira, ngo wowe ngo uri umusazi. Nibyo abantu mukunda ntago babakunda, mufata abantu babakunda mukabihinuraho, mukajya kwiyegeka ku basore batabakeneye ngo niwe ngo mukeneye kandi ntibabakeneye. Hanyuma babahungu mwakunze bamara kubakatira babiretse ko nta kintu muvuze, mukajya gushakisha abakunzi muri groupe ya WhatsApp, ahantu hose, Instagram, Facebook. Turababona nimukabihakane, turababona nimukajye mubihakana, mwirirwa mwibunzaho. Rero kuza ukambaza uyu muntu muziranye gute, nizere ko ubu nabatayemo nababashije kubasobanurira. Gusa aka kanya just single, ntabwo uyu nguyu ari shiri wanjye aka kanya by'aka kanya, ariko yabaye umwe mu bantu twakundanye. Kuko benshi bamumbajijeho baravuga, abo nahuye nabo nagiye mura na benshi bakoranaga bakambaza ngo uyu muntu ngo tuje kumureba ngo ni umuturanyi. Mane mujye mugira ibyo mugendamo, mugira ibyo mwumva, sibyo?